bombori bombori. Kwiye guhagarara. Urimo uradefanda iki? Bihagarare bitaragera kure cyangwa bitere n'ibindi bibazo bitoroshye. Urimo uradefanda iki? Kagame, umva ikibazo Pasiteri Rutayisire ari kukubaza. Aba bantu bateka umutwe. Nyumvira Kagame kwe, niko muri iki gihugu hari ukurusha umutekamutwe. Mbwira, niko hari undi muntu wigeze utwara imitungo y'abantu kukurusha. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini, makanisa mu biki, bakambura abantu ibyabo, bagatwara amafaranga, umutungo wabo. Rwose tugomba guhagarara. Kagame gabanya induru. Rwose tugomba guhagarara. Rwose iki kibazo cy'abatekamutwe mu makanisa, mu nsengero, urukiko rw'agahenezo rugomba kukibonera umuti, kandi umuti urambye. Mwumvikane cyangwa tubisenge. Bihagarare. None se ko mbona wazanye intore zawe n'amanyundo n'amatindu. Musubiremo, bikwiye guhagarara. Ese mugiye gutangira gusenya insengero koko? Hoya no, urukiko rw'agahenezo rugomba kubanza kubitangira umwanzuro. Mureke ibyo gutangira gusenya insengero. Reka nkubwize ukuri. Musubiremo, bikwiye guhagarara. Turabisenge. Reka nkubwize ukuri. Mwumvikane cyangwa tubisenge. Ngo ni amategeko ngo agomba kubahiriza, ariko itegeko ryishyirirwaho abantu. Nibyo, itegeko rishyirwaho abantu. Na Yesu niko yavuze. Rutayisire, ntuzane ibya Yesu hano. Aho ngaho ntabwo turi kumwe mu mucamanza mu rukiko rw'agahenezo. Na Yesu niko yavuze. Izina rya Yesu Kagame ntaryo yumva. Reka rwose kwigora. Ugomba kureba itegeko, ureka ukareba abantu. Umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose, agafata igihugu akakigira ingwate, namwe mukarindagira mugakurikira. Mwumvikane cyangwa tubisenge. Kagame, bwiriza intore zawe zishyira hasi amanyundo n'amatindu. Ibintu murashaka kubisubiza uko byari bimeze mu 1994. Abandi ngo muraho mwagiye mu mashuri, mwarize, mwaraminuje, muraho muri abantu babirasi, babandi VIP, warangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira. Ntunamubaze utari kurantwara he. Niko Kagame, uratinye kukita abashumba abasazi. Niko oya ngize ukuri. Niko ubu Pasiteri barorekeraho fase n'umusazi. Oya nawe ngize ukuri. Ubu se Pasiteri Masasu, Pasiteri Rugagi, Pasiteri Gitwaza, niko twongeraho Pasiteri Minyoni, aba bose n'abasazi. Kuko reka nkubwize ukuri. Nibyo mubwiza ukuri akumve cyangwa se akwirengagiza. Naha mu Rwanda amasengesho twasengaga muri 1995 dusengera igihugu, dusengera intambara y'abacengezi, dusengera n'abayobozi twarabatumiraga bose bakitabira. None batitabira, bagombaga kwitabira kubera ko bari mu bibazo. Ntiwabibonye ko hore wese wagoswe n'ibibazo atangira kuvuga ngo mana. Twari ku mavi turirira Imana ngo Mana atabara u Rwanda. Igomba guhagarara byanze bikunda. Ariko u Rwanda rwaratabawe. Rekeraho nyine. None se nyine ko u Rwanda rwatabawe, ubwo yibaza ko bakikumva nk'uko watakambiraga Imana. N'ikimenyimenyi uzumve ko bibuka ko Imana hari icyo yakoze. Igomba guhagarara byanze bikunda. U Rwanda rwatabawe n'inkotanyi gusa. Uraho icyo ntazi, urajya gushuka abantu ngo ni nko kuyobya abantu, bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza, uko ugomba gukora buri kintu. Niko noneho abashumba b'Imana ubagize ngo nicyo utazi. Reka nkubwize ukuri. Pasiteri Rutayisire, ubu ntubyiyumviye? Wowe kimwe n'abandi muvuga ko ngo mukora ibya teolojiya, ngo iyobokamana, ngo ibiki, ubu ntubona ko amazi si yayandi? Mugomba guhindura imitwe namwe. Musubiremo, bikwiye guhagarara. Byanaba na ngombwa mugakoresha igipindi. Naho uwo mwizeye ngo FPR, ngo inkotanyi, ngo intore zirusha intambwe, reka. Tugomba gushaka teoloji nyine y'udukoryo mushaka udukoryo, mushaka ibipindi mutera abakristo banyu. None se hari ikindi se bayoboje iki gihugu? Ni igipindi n'udukoryo. Ntabwo tuzihangana aka kajagari. Rwose bigomba guhagarara. Ubundi nta nyungu n'imwe gutunga abaturage batishimye. Niho nabarije ngo ariko ubundi
ayo makiriziya hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi. Hatangirwamo amazi y'ubugingo. Wenda wamenyereye amazi yo mu itiyo, ariko mu nsengero hatangirwamo amazi y'ubugingo. Nicyo nabajije ngo ni za boreholes ziri aho ni Kagame. Amazi yo mu itiyo, amazi yo mu ihombo atandukanye n'amazi y'ubugingo. Ayo mazi y'ubugingo aturuka kuri Yesu Kristo wenyine. Ibyo rero niba udashobora kubyumva, n'iby'insengero ntabwo wabyumva. ni amaduka, ni amafactory afite icyo akora, ni inganda. Kagame, ndabyumva, ukeneye kimwe mu 10 z'ibyo aya makanisa yinjiza, ariko iby'amaduka, inganda, ibyo ngibyo ntabwo insengero zifite aho zihuriye n'ibi ngibi utekereza. Gabanya umururumba rwose. Ntibishoboka, mwumvikane cyangwa tubisenge. None se utekereza ko uzategeka u Rwanda ukarugira akarima kawe, ugategeka Afurika, ugategeka isi yose, hanyuma n'ibyo mu ijuru nabyo ukabyigabiza? Ntabwo ibi bikunda Kagame. Bigomba guhagarara byanze bikunda. Kuko ufite imbaraga z'amategeko ntiguhesha uburenganzira bwo guhuta. Mureke kubeshya. Ye baba we, Pasiteri Rutayisire, noneho Kagame akuhinduye umubeshyi. Izuba riva, ibi noneho urabikoraho iki? Mureke kubeshya. Yewe nibwira ko umuntu ambwiye ati nk'umuntu mukuru ukunda Imana, agakunda itorero, agakunda igihugu, ubundi nta nyungu n'imwe. Oya ntayo rwose, oya nta n'imwe. Ubundi nta nyungu n'imwe gutunga abaturage batishimye. Ariko rero Pasiteri Rutayisire, nawe ujye ugabanya uburofa. Ukibaza se ko gutunga abaturage bishimye biri mu nyungu za Kagame? Oya ntabwo mbihamya. Ese ahubwo ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo Pasiteri, uri mu biki ko mbona utangiye kwikoza mu mifuko, uri gushaka gutanga ruswa? Kunze ko perezida wacu ajya atega amatwi akumva abaturage. Urashaka guha ruswa Perezida Kagame, ukibaza ko yayifata? Ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi. Nanjye nari namubwiye ko bizi, nongeraho ko ndetse wohereje n'abagaragu bawe kugira ngo bajye kuzifunga izo nsengero. Nawe uti nibaniha atarakibonera ubuto. Kunze ko perezida wacu ajya atega amatwi akumva abaturage. Ngo perezida wanyu ngo ajya atega amatwi akumva abaturage? Ahubwo sinabishaka nose. Ibintu by'akajagari aho ariho hose, noneho niyo byaba biri mu madini ntabwo nshaka. Niko Pasiteri Rutayisire, sinanakubwiye ko atabishaka? Nawe ukazana ibintu by'amarangamutima ngo urumva ngo na Yesu ku musaraba. Ariko mwabaye muti? Ibyo rero ntabwo nibwira, ariko biriya ntabwo ugiye mbishyigikira rwose. Ndakumenyesha ko uyu nguyu ahuye na Yesu bibaye ngombwa nawe yamurasa. Kame mu yego insengero ushobora kuzigaya, ariko ntibavuga ko ari imburamumaro. Ako kajagari gacike. Ibyo ni iterabwoba ry'amagambo. Wapi? Ibyo ni iterabwoba ry'amagambo. Ubundi twagombye gufatanya, ariko twagombye guhuza umutima. Wapi kabisa? Tukanumvikana. Abanyarwanda mubeshya, tukanoroherana. Mubeshya mukabajijisha, mukabatwara aho badakwiye kuba bajya, mukabambura na bike batunze, mwebwe mukabigira ibyanyu. Bigomba guhagarara byanze bikunze. Iyo ufunze urusengero ntabwo uhimye pastor, uhimye abakristo. Ibintu byanyu tugomba kubiganiraho. Mubanze mutegereze mbanze mpamagara Imana. Mu mwanya nayo ihamagaye numva nimero ni kompose, nayo nyihamagare nyigisha inama. Bigomba guhagarara byanze bikunze. Naho ibintu byo guterana amagambo, guterana ibintu bya Bibiliya na Kalachnikov hano ntabwo bikora rwose. Iyo ufunze urusengero ntabwo uhimye pastor, uhimye abakristo. Bigomba guhagarara byanze bikunze. Niko Paul Kagame shira hasi Kalachnikov. Ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo ndandambara. Ibyo ni iterabwoba ry'amagambo. Naho ibyo kuvuga ngo ndandambara, wibeshya agashoza intambara muri uru rukiko, arabona ishyano. Iyo ufunze urusengero ntabwo uhimye pastor, uhimye abahaboneraga mituweli, uhimye n'abantu bazaga kwisengera bakanizera. Musubiremo, bikwiye guhagarara. Ibyo ni iterabwoba ry'amagambo. Pasiteri
pasiteri Rutayisire reka kuvuga ngo n'iterabwoba ry'amagambo. None se iyi Kalachnikov yinjiranye hano urabona ari mike? None se abo yirengeje wibaza ko hari icyo wabarushaga? Uyu mugabo wiri gukeza wiri gushimagiza ntabwo muzi. Kandi reka nkubwire wazifunze uyu munsi ejo uzasanga executive w'umurenge nde arimo kuvuga ngo mukusanye mituweli mugire mute yibagirwe ko ejo bari bafunze n'isengero. Ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho. Ngo na amategeko ngo agomba kubahiriza ariko itegeko ryishyirirwaho abantu bagomba guhagarara byanze bikunda. Inyungu ufite muri iki kintu zituma ushobora kubabaza abaturage bangana batyo zitwa ngo iki? Nanjye ugomba kureba itegeko uri kukareba abantu. Afite uburenganzira ubwo wenda nanjye nabuhawe n'Imana. Ariko yemwe ngo uburenganzira wahawe n'Imana. Ubwo Imana yatinyuka gute kubuguha ubwo burenganzira kandi utayemera? Mfite uburenganzira bwo kurengera abayo. So ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo mwumvikane cyangwa tubisenye. Yewe mbona hari ibintu byinshi dukora mu makosa yo mu miyoborere hiryo n'ikosa. Ariko se pastor uretse nayo makosa ubu utangiye kubona igihe cyose nakubwiye ko iyi leta ikora nka leta y'ikuzimu ubu niko utangiye kubibona. Reka mubaze nawe into niko ubu ntubona ko mumaze kwishyira ku karubanda? Subiremo bikwiye guhagarara. Imyaka 30 mumaze ku butegetsi wagira ngo muracyarwanira imuvumba cyangwa se ikabarori. Ubu muracyari myishyamba. Ntabwo ubundi ufata ikintu kiri bwa affect abantu benshi ngo ugikore brutaloma usange mu karere kamwe gafunze insengero 180. Subiremo bikwiye guhagarara. Urimo uradefanda iki? Bihagarare bitaragera kure cyangwa bitere n'ibindi bibazo bitoroshye. Urimo uradefanda iki? Kagame umva ikibazo pasiteri Rutayisire ari kukubaza ngo uriho uradefanda iki? Ni nko kukubaza ngo utewe ubwoba n'iki? Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini bakakanisa mu biki bakambura abantu ibyabo bagatwara amafaranga umutungo wabo. Nyumvira Kagame kwe niko muri iki gihugu hari ukurusha umutekamutwe? Mbwira niko hari undi muntu wigeze utwara imitungo y'abantu kukurusha? Yego ndabyumva wowe nukoresha Bibiliya n'amakanisa ariko ukoresha Kalachnikov. Ubwo se waba utaniye he n'aba ngaba wita abatekamitwe? Bikabanze hajyeho umusoro. Ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana. Ayo yiba abaturage muzayagabana mu misoro bivuga ko no kwica abaturage ayo yakuramo mwayagabana. Mbega umuyobozi imbaraga z'amategeko ariko ntabwo ko ufite imbaraga z'amategeko ntiguhesha uburenganzira bwo guhutaza. Rutayisire ibyo uvuga nibyo kuba afite uburenganzira ku mategeko ntabwo bimuha uburenganzira mu guhutaza abantu. Ariko wibuke iriya Kalachnikov no ikindi rero ndabona Rutayisire na Kagame mukomeje kugigirana mbere yuko mbajyana mu rukiko rwa Gahenerezo mu mwanya mpamagara Imana nayo nyigisha inama hanyuma tumenye umwanzuro kuri iki kibazo cy'insengero. Mwumvikane cyangwa tubisenye. Reka nkompoze. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Iyo nimero mpamagaye nishoboye kuboneka? Please try again later. None byumvikana gute ko Imana ibona abana bayo bari mu bihe bikomeye igakuraho telefone? Bana banje mbabwire muri mu makuba. Bombori bombori